urabona ubu ngubu uraba kakame ntabwo uyu nuriya baje gukora akanama hanze nabikora se hasigara abandi se mwabikora ariko hari abantu benshi usanga bamwe bagiye gukora akanama hariya abakobwa bagiye gukora akanama korari ugasanga hasigayemo bakeya ariko mwebwe umwuka w'Imana uracyababwira ngo mbega dusohotse bagira ngo iki bose baba bavuyemo bagira ngo ariko Imana itugirire neza dukomezanye umwuka w'Imana. Ariko muribuka Abrahamu aganira n'Imana naye mujjukira Ibrahimu yanyumyangane Katonda yabwiye Imana ngo none ugiye kurimbura Sodomu n'Igomora yagamba Ibrahimu ndagenda kuzikiriza Sodomu n'Igomora haba hariyo se nusanga y'abantu 100 bonusanga y'abantu 10 uraharimbura ono bazikiriza banyavuga iti ntabwo nabarimbura hari abantu 100 mukama nagamba dishobora bazikiriza ariko se harimo 100 gusa nenga mwali harimo 100 gusa abantu 100 mu Rwanda ahubwo abizera ntabwo bari bageze na yabakiriza tebatu ariko bari barenga 100 naye bari bashumba wanjye sibo cyari musumba yari ahantu hatuwe gusumbya hano gakirera hafi yari awantu abasuka kati ariko haburamwe abantu 100 ne muburamwe ikigo Sebenyamina Abrahamu aravuga ngo none nusangamo 50 Ibrahimu na mushake munonye yami bw'Imana obutuku bw'Imana ibintu byose uzayiha agugemanyage kandi nazanye na papa tinayisene mu tata wangu nazanye na papa nayisene tata niyo mpamvu muri kubona nishobaraje ndi musanyifu mbuka haturutse hari akanterwe navuga ni mbega muzi ukuntu usaba umuntu ariko ahenze niyo nta mbaraga yaba afite sha ukaza kumukoraho ajaga mu maguru ye ngo nanjye rero ko nikomeza sura 2 ni bakutana Warumi umuntu wese ibikwiriye byakoze alisasula omuntu yenna bye yakora ndasaba menshi kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye byakoze ubuse ayo magambo menshi kandi by'umudamu wawe wali agenda kusasula ya kandi nanjye ntago nzahembwa ibyamushumba wanjye ahubwo kila muntu buri muntu azahembwa ibikwiriye ngomba y'umugabo gwali Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuko ibintu byose bakakwibagirwa bojo kutuza ne ariko iyo mirimo iri hehe na ya mirimo y'igiro hari ububiko hari wotere witeka Imana yamuko haleluya bomba bana bakabyina bana bone berabira reka mabwire kamba muzi uko bishoboka ko wakoresha n'ubukwe iwanyu mugakoresha ubukwe bakakwibagirwa kuguhana invitation bakakwibagirwa kuguhana kade bakakwibagirwa bagatumira abandi ariko wowe ukibagirana ariko imirimo y'umuntu yakoze ntabanyibagirana imbere witwa Dawidi ngo keretse okujjako ngo keretse sasa okujjako iyo keretse yije rero okujjako tuse iyo keretse ibonetse Imana ibitabaye Katonda abayambye Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngo keretse okujjako ngo akana ngo kitwa Dawidi wali akana ngo kandi ntabwo eri mu nsiko Laita kasomangako kanuka urutamba ekirala kawunya n'omuliga ntabwo turya tetugenda ntabwo tunywa yadde okunywa ntacyo dukora yadde okutuula uwo oyo atari yaza ubwira ishyaka uwo ubabazwa nuko tumeze uwo ubabazwa ni nuko abafilisitiya bashize igitutsi ku Mana yacu uwo oyo musukeho mufukeka maze bahemba ubwami ahembwa kuberwa neza ngo akicara rero twese twabihabwa n'uyu amen.
atari yicara ngo akoremo ubu ni ukwicara iyo tugiye tukagenda nk'ahantu ndi kumwe nawe tugiye gukora nukora neza uzahemba gukora ubundi ujya gusasura ntimuri kureba temuraba ariko hari igihe kizajya naye waliwo ekiseera ekituba tuvuge tuti kiriya gihe tugambe Bwana Yesu asifiwe. Ababyeyi n'abagabo ntibasubize ibyifuzo byabo kandi bibagoye urabizi mwami ibibaruhije urabizi mwami umuntu wese kumusubirize imbere yawe kandi usubize kwifuza kwe ibyo yazanye imbere yawe nk'ibibazo ureka atahe bikemutse icyubahiro n'ikibi cyawe kandi ntushyirwe hejuru kandi nupfukamirwe ko kubikwiriye mu izina rya Yesu tubyamaje twizeye.